mwana wa ukurera ndabona binaniye ni papa wabiteye byose ariko nagukundaga namaje no gukura ariko ntabwo mwita munsi ese wamukuriye inshuti yawe Yvette ko nifite umwana byagenze bite ahubwo nanjye ntabwo nibazaga icyo kintu mwibaza ahantu uriya mwana yagiye ntahayoberwa bite sha mama ari twamusizeho n'iyintuza se kandi ibyo ni iki kandi ubu wasanga ari bababyeyi b'ikigihe batakigira imitima umwana akaba yamushukira kire mama do kirakize wagize neza kabisa biriya bintu bishobora bake ni ubutwari kandi none se kumbwira ko ushaka kurongora aho ufite umufiyanse hano nyavuye mpana ndeba senda mujugunya ahubwo ngomba kumujugunya ahantu hanyura abantu bagahita bamubona mwana wanjye atarababara cyane kambikore ndamujyana hari ahantu amutabara urakoze mama yanjye kambikore Fiona Fio Kabe mama akugiye mu biki narindi muri tite cyangwa tuganira dore igihe wahereye mu makayi jya mu makayi ugahiramo nawe ushaka kuza munganirize mama ngomba gusubiramo ucyo ukora vuba ujye nanjye ujye umwanya tuganire ntabwo uzi ko mba ngukeneye Fiona rero gusa ndagira ngo tuganire dore niwo mwanya mba nkubaye uragenda ukajya mu makayi ukava mu makayi ukajya mu mirimo ubundi tuzaganira ryari mama bagiye mu kazi yego ariko nka nimugoroba ntashye tukaza tukaganira nimugoroba ntaha uri mu makayi babizi jya mu mwanya tuganira reba ntabwo imyaka yawe ugeze mwana wanjye urumva ugeze mu irerari imyaka ugezemo ni mibi urumva hari inshuti mbi hakaba n'inshuti nziza wirinde kujya mu kigare sibyo hanze hari uduhungu urumva dufite ibishuko byinshi urumva jya witwara nk'abakobwa b'umutima ibintu byo kwirirwa wasamaye ku ishuri buri mu kigare cy'abanyeshuri ntabwo mbishaka urumva ntabwo nzajya mu kigare kibi mama rwose ufite inshuti zingana iki z'abakobwa byibura cyangwa se z'abahungu ntabwo nkunda kugira inshuti z'abakobwa iz'abahungu abahungu ni benshi n'isigaye nibyo ntashaka rero itwara gake ugende gake dore ugeze mu myaka mibi urumva rwose mwana wanjye dore niwe wowe mfite uzambera umukobwa w'umutima sinzigera ngira inshuti y'umuhungu oya sinkuje kugira inshuti pe ariko wirinde kugenda mu bigare nibyo ntashaka urumva batazakugusha mu moshyi urumva yego umukobwa wanjye rwose urabona ndagukunda ntufite uri umukobwa umwe nyaboneka utazampfira ubusa urumva nk'ubu papa waba yiriwe mu kazi nawe ntagira umwanya wo kuganira nawe nanjye kandi mva mu kazi naniwe ukaza wigira mu makaye ubwo rero igihe n'iki ngiki cyo kuganira nawe uzambere umukobwa mwiza urumva nanjye uzampesha umugisha sibyo uramenye ntuzampfira ubusa dore imyaka urimo ni mibi imyaka urimo iragoye nyaboneka uramenye ugenda nk'umukobwa w'umutima sibyo nzabwira papa wawe nawe ashyire hake azakuganirize sibyo rero nibyo ngibyo nagira ngo tuganire ku buzima bwawe uramenye ujye witwara neza nk'abakobwa usaba umukobwa w'umutima nibyo nakubwiraga rero umwana wanjye sibyo maze uzaza n'amanota meza dore uba wagiye mu makayi cyane sibyo nyaboneka uramenye aho isubira mu makaye yawe wari warangije se ntabwo nari narangize tugenda rero hanyuma ukore vuba vuba ujye no mu gikoni dore burije
Mana we mwana wa kukurera ndabona binaniye ni papa wabiteye byose ariko nagukundaga namaje no gukura ariko ntabwo mwita mu mfite papa wawe aheruka ntera inda gusa yahise agenda ndamubura ariko Mana yo mu ijuru uzandurira umwana umugira neza uzamundira azamurere neza azakure neza mbabarire nanjye mfite ihangane mwana wanjye nkugira akadari wenda no kuba tuzongera tubonane cecekere nari mvuye ku ifamu kureba sha nta mukamo rwose ukigaragara bunkupiye gake bunkupiye bite sha mama ari twamusizeho n'iyi ntuze se kandi ibyo ni iki kandi ubu wasanga ari babyeyi biciye batasigira imiti mu mwana akaba yamujugunya ndebe hano hose nimbura uyu mwana nimbura nyina ndamutwara da ningira amahirwe wasanga Imana inyihereye umwana yewe nta muntu uraho hafi yemwe abaho hirya nta muntu uhari wa mwana we rero ngiye kugutwara ngiye kujyana mu rugo ubundi nta mwana nagiraga ngiye kukurera nk'umwana wanjye mama wawe niba yakujugunye niba atakujugunye ariko ikigaragara ko icyo yakujugunye ngiye kukujyana mu rugo nzakurera neza sibyo ntugire ikibazo nzanaguha izina nzagushakira izina ryiza sibyo mwana wanjye kumiro karabura n'ukuri ndamujyanye nimbona amatangazo nibwo nzamutanga mwana yende baguha amata Ndio kumuanza. Karibu boss. Boss, nose umwana bimeze bite? Esha. Uyu mwana rero ni impano Imana impaye. Gute se boss? Kadogo nkubwire. Ntabwo ushaka bya bindi byawe. Yego. Uyu mwana utaraguye mu nzira. Wajugunywe n'ababyeyi batagira imitima. Ndamuzanye hano mu rugo. Kana keza oya boss. Urumva? Yego. Uyu mwana rero ugiye kumwitaho. Ugiye kumwitaho ni umwana wanjye. Umwana wawe. Umwana kandi ari utoraguye se ubwo no wakubwira ngo ugiye kumwitaho ni umwana wanjye nta bindi bintu nshaka kumva. Okay, nabyumvise rwose. Kujya umuha amata, ukamuha imineke, ukamuha amagi, ibyo akenera byose nk'umwana kugira ngo agire ubuzima bwiza, ku buryo nyina namubona yarakuze nitugira amahirwe tukamubona yarakuze azifuza kuba yarareze uwo mwana. Nzayama n'igikoma rwose nta kibazo. Ogenda ubanza umuhindurira imyenda. Yitwa ndesera. Ndamushakira izina mu mwana. Genda muhindurira imyenda. Teshakana. Ibyangombwa akeneye. Muhindurire neza dore n'aka kantu ari kaza nako ngafatira ko nakibikira nzakamuha yarakuze hari igihe cyaba cyo kimenyetso kazanye neza. Yo sakana rwose ndetse kanarize ase. Cecekere mama. Do. Kirakize. Wihorere. Mukanya paparaza.
umushakira bwa buryo namuha imineke kabisa uyu mwana. Nambara he aye karema turusha kandi cyonzi cy'ubu masaha yo kuva ku kazi kwa boss wasanga agiye kugera asanze hano ntaratunganya neza bayahita mura mu ijisho neza mfashe gusagera hano masoje tu sani abandi bakora akazi ko mu rugo nk'aka ngaka senyera n'abandi gutunganya ibindi bintu byo mu nzu ariko hano naho naringiye kuharangira bose reba ahantu amasaha ageze umwana ari he hungu umwana arahari nta kibazo namuhaye igikoma n'imineke uretse gato ndakubaza urimo gukoropa aya masaha sibyo umwana yariye bose buriya reka umwana yari yariye rwose yaryamye yasinziriye yoze yariye yahaye yego bose kandi nisanga ibintu nkubwiye hari ikintu utakoze turaza kubonana nawe umwana yariye namugaburiye ngaho reba amasaha urimo gukoropera uvuye ku kazi ukirimo gukoropa vrema aya mazi niyo urimo ukoropesha ko ibase ukayitereka mu muryango kandi ubona nanatashye ntabwo nzi ibintu urimo kwikora rwose nari gukora ko hano mu muryango wa Mukaritasi senzi rwose uzagira ubwenge ryari koko meza bitari amakuru cyane meza makuru wawe cyane meza naje nari mvuye ara hakurya mu nganda gukora akazi kanje sibye mfite akazi mu nganda ntago ubizi dore ibyo byanyishe ariko tumaze iminsi tutabonana ese wamukuru yawe nshuti yawe Ivete ko nari ufite umwana byagenze bite ahubwo nanjye ntago nibazaga icyo kintu nkibaza ahantu uriya mwana yagiye ntahayoberwa uzi ko sigaye mubona ari kugenda n'abasore nkabona neza yabaye inkumi neza umwana yaramuretse nose reka nkubwire rero waretse tukazajya kumusura abantu gatekerezo nyene ko twakomeye kujya kumusura tukamuganiriza tukamenya umwana we yamushye ese mana yanjye ari kubaze ko umwana nta uhari ubarabizi ariko reka nkubwire ngiye numvaga ugomba gukora gahunda imeze gutya ejo ushakisha uburyo uzagenda usure Ivete urebe uburyo ibintu bimeze noneho ariko uzagenda ufite gahunda yuko umenye neza uho umwana ari ubuzihangane ejo ugeyo ubu tugiyeyo rimwe twese byabaye bitagaragara neza ariko wowe ugiyeyo yaguha amakuru yose ashoboka siko bimeze ejo ngomba gushaka akanya nkajya kumureba akatubwira ahantu ashyize umwana n'ukuntu byose byifashe mboreka rero noneho reka ngende ndi kubona n'amasaha yamfashe reka ngende sawa ubwo nyine ubwo gahunda ejo uyikore cyane cyane ko ndayikora sawa bye kandi sawa bye Kadogo nzana brown hano sha brown sange boss brown bivuga papa sange papa brown shange n'umwana wawe mubonye ariko ko tangiye kuba umusore wa danje yazanye imodoka yitwa twirira umunyemisha okay ya modoka yiwe brown gishyiramo cyane kiri hanze guteretse hano ntacyo tube hano amaye ni coaching boss ndebe ko feri ikora neza boss ntacyo ndumva nayishyize kuri gahunda ariko kado karame boss umwana ntabwo yigeze si imodoka rwaye itinya boss wowe rega aremera nta kibazo brown tujye munyenga bibi kwa kundi ngaho fata hano kwa kundi brown bose bura ko mutiranwa yo do wasanga bayana gutsinda bibi kada na makosa yawe na makosa yawe imodoka narayizanye kugira ngo igihuza umwana ariko nawe yakamuhuje dore nicyo kiri kubimara yajyaga yemera brown do reba Chiramasha brown yewe ngari cecekera cecekera rero boss ntacyo imodoka ari kuyitinya muri no bizera ibintu bike none ngaho tukigarira ngwino
ntimurekere ntabwo barayijyana sibyo umesese shameze neza mukuru biseshe ri shani neza makuru wawe se mana yanjye meze neza warahindutse yesi umweruka kera nibitse guteshe wanjye waragiye umuzungu uragiye ujya kuri kaye mbese ego n'umwende nyine umuntu ugomba gusa neza n'iforo dusa nabi mbona mpamvu kugira umukecuru ari hafi mama mvoro meze tese shani yameze neza nta kibazo waranyenze usiye nabanga shati twarabonye cyane niyo mpamvu nyine nta muntu wari ufite amakuru yunze mana we gusa nyine ngewe numvaga nibaza ahantu usigaye uba mvuga ndaza kugusura ngewe ubwanjye none se ahangaha nawe cyangwa n'ugenda ahangaha urimo urajyayo nyine ndi gutembera hano muri karitsiye ese reka mubaze akantu gatoya ko mbere uko ufite umwana byagenze bite nkambona warabaye inkumi mbere uko ufite umwana nkambona warabaye inkumi umwana wagiye yamukuru umwana wawe umwana wanjye si uwawe n'uwanjye si uwawe ntukangendere mu buzima kandi ndabizi ariko ngomba kukubaza umwana ye kuko mbere mbona ufite umwana ko ntawe mbona mubyara se wari uhari bari nyine ntabwo nari impari ariko ngomba no kumenya amakuru y'umwana umwana wanjye si umuhanda ugenda uko ushaka uranyumva neza niba ndi inshuti nawe ntabwo uvuga ko umushyira mu buzima okay n'undi munsi ntuzongere na rimwe kumbaza ku mwana wanjye ariko bakamubwira ibyo bintu ntabwo ari ibyo sibyo wakagombye gukurikirana umwana wawe yagiye ukamenya amakuru ye umva mubwire mukobwa uzongere kumbaza umwana wawe uranyumva neza wowe njye nawe menya nzagura n'imbuga nkakura uranyumva neza ndakumva ukambwira umwana ni w'igihugu tugomba kumenya ariko umwana waramushugunye ko umwana umuntu akubwiye umwana ugahinduka njugunye umwana wanjye none se ari hehe ase ubundi nta mwana ugira ubundi none se ngenda ndamufite ariko ntabwo namushugunye nkuko mbona papa wawe ntiwite kwa Yvette oya nyama Yvette ibyo bintu gukora ntabwo ari ibyo no ujye yamutaka ntuzongere ugomba guharanira uburenganzira bw'umwana umwana wa Yvette Suarez okay nakubwiye so umuhanda ndacyekubizi neza niba utanabyumvise ukuri gutura unyumva ya matwi uranyumvise neza okay Yvette kankubwire uri kuntu twari inshuti nge nawe kankubwire yawe itonde gato muko kankubwire yawe ntayo nshaka genza make Yvette niwe munziranye ntago ari umwana we okay nyama Yvette ibyo bintu urimo gukora byazakugaruka sibyo uri inshuti tuza niba turi inshuti twamaze ariko ntago umwana wanjye agomba kuza mu nshuti bwanjye nawe nta sondre cyangwa nta kibazo nyine bwawe umubwire kumana abakobwa bo bigize ibiki koko rero ndagiye ubu ngubu rwose ndagiye ariko usigaye ubona ukuntu Ben yitanze akareba umwana ahubwo umusuhuza rwose yaritanze ubu ngiye kumureba ndebe ukuntu ameze umwana mwiza ubundi naramushimiye kuba yaritanze akareba uriya mwana ubundi nta n'abasore bijya bibaho uriya mwana twakuranye agira umutima udasanzwe nanjye uburyo yabimbwiyemo kubyakira ntabwo wese mbyakira yabaye umuntu mukuru yamenye ubwenge yarakuze Ben yazi kurera abana Ben nawe umuntu mukuru kandi nubwo ubona murusha umwaka umwe ariko ubona rwose ari ntabwo ni intwari umutima afite wenda ndamusuhuza rwose imana yonyine izabimuhembera cyangwa umusuhurize ndamusuhuza kandi ubanguke ndi gutebuka kuko urabona isaha abiri bahagije nayo ni menshi umenya ko nanjye ndangukeneye ndi butebuke akazi kaba karagutwaye karaguheranye itinze ni iminota ibiri hano umuvandimwe wanjye ni ukuganira nawe gusa nkagaruka shaho umunshimira ubutwari yagize ndamusuhuza nayo nyine izamuhembe ni ukuri ndaje ni mu kanya ubanguke ninkabya ni amasaha abiri wibuke kumusuhuza ntabwo nabyibagirwa nibyo nakubwiraga nanjye ndabitekereza ariko papa Fiona nk'uko ubizi mu by'ukuri ntacyo naguhishura bizi ubuzima bwanjye urabizi uburyo buhagaze icyo nicyo kintu nanjye cyanzitiye gituma ndashobora gushaka umugore kuko narebaga imyaka yanjye nkareba uburwayi bwanjye ngendana nkavuga ati sinzanye umugore w'umwana w'abandi ejo nkamutera agahinda nkamusiga buriya ubivuga we na mama Fiona bikarangira kuriya ariko nanjye mba mfite agahinda ariko vuba aha nanjye maze igihe bitekerezaho vuba aha ngaha ndaje mbereka ikirori kabisa bibaye byiza bakitwereka kuko buriya twakugiraga iriya nama kugira ngo turebe ko ubuzima bwahinduka akenshi iyo umuntu ari wenyine hari ibitagenda neza ariko muri babiri murafashanya uko niko kuri ndabibona mu buryo bugaragara muraguka mu mutwe nabwo uraguka naguguma uri wa wundi umwe umwe bagira ngo urabizi ko byantwaye imbaraga nyinshi ariko hagati aho mu by'ukuri
ubwo amaze gukura akaba abaye umusore nanjye nicyo gihe nza n'umugore we nafashe mu minsi mike nanjye nsigaje ku isi ndagira ngo ngire rero ngende dore maze umwanya hano ngire njye kugira utundi tuntu ntunganya mu rugo ibyo birumvikana kandi urabona ko uriya mwana nawe akeneye gukomeza kubona hafi ntabwo ari byiza yuko wajya umusiga wenyine nibyo komeza wagize neza kabisa biriya bintu bishobora bake ni ubutwari ni ukuri kandi none se kumbwira ko ushaka kurongora waba ufite umufiyanse propozanya ariko ntabwo biraba confirmed so I will let you know nzakubwira kabisa ndategereje rero mba nzagushyigikira kabisa bo wambwira Fiona rero ko ngiye muka ndenze irembo dore amasaha aba yamfashe kamuhamagare mama Fiona mama Fiyo muvandimwe ashaka gutaha nanjye nari mpugiye mu turimo mwakoze rero ndabashimiye mu by'ukuri urabone ngira ngo ajya kubwira uburyo twabanye ni ukuri ajya bimbwira ariko rero aho ngaho sinzi umusaza dore mwumva wasaza koko ahubwo nyine nawe gira vugira icyo wibwira nawe tubwire ijambo ryiza se papa Fiona ubundi nta kintu ujya umubwira ndimo ndagerageza muri iyi minsi ndimo nawe ujya umugira inama agire ku byo twagezeho nimuhumure ndi hafi aha ndaje mbigemo ibyo navuganaga na papa Fiona namubwira ko hari umuntu mfite nyine ni vuba araza kutwereka mbese papa Fiona nabi nibiba confirmed papa Fiona nzahita mubwira ubwo nawe bizaba bisigaye azaba ari ahanyu nizere ko ni ukuzarwerera inka yose tukuri hafi turi kumwe we bishyiramo n'ibisanzwe inka yose rimwe se aho tuzatera amavugo n'imbaho aho uzaba naho wow welcome merci meze neza amakuru ni meza shaka imyaka myinshi cyane ako ndabona wari umusore bo birumvikana amakuru kisi ndabona warakeye narakuze n'ibintu nasize mu mutwe warakuze warakeye wabaye umuzungu nakoze amakuru y'iminsi se ayawe nanjye ndaho n'akazi kose n'iki ariko hagati aho ngaho ndashima Imana n'uruhara narwo ntumutinya kurureba wandisheho ubunya shayi ni amahirwe kuba twongeye tukicarana gutya mu gihe cyari kibaye kirekire ngo ndasubiye muri stuwari ndende nawe urabizi ariko ndashimye nyine ko umunsi twongeye kuba turi kumwe warampamagaye ndavuga na none umunsi wageze naje mbwira icyo mpamagaye ariko rero naraguhamagaye kugira ngo tuganire naguhamagaye kuri telefone ariko hagati aho nakurangaranye nawe niba oya nta kibazo mvuye mu rugo ndiruzuye mvuye mu rugo byose nabishoje zuba ni cyinshi ahubwo mwana yanjye mba n'ibyo byabisa ku buryo nta kintu uri bufate se nicyo ndanywa amazi izuba ni ryinshi mba nashyushye nta kibazo waha naho ongera kugaragaza oyi nyiriwe tubari iki inyange niri kongo n'amazi agira amoko okay aboneka yose nta kibazo akonje cyangwa ashyushye akonje hari ubushyuhe abantu urakoze ariko we ntabwo ufata icyo kunywa nanjye ariko jya wumva ashyushye ashyushye niba arimo ubundi mu muco ntawe utereka inzoga aya ni amazi ubwo nyine nawe ntawe utereka amazi kuko niyo nzoga nshoboye niyo nzoga unywesheje
rero ngira amazi konje amanuka neza iyo nyweye mfite ndwara byangiza ifungana ntabwo Ivete rero mu by'ukuri tukiri aho wenda ntitangazwa n'uburyo nasohokanye ahantu gutya njyewe ndahakunda nta muntu utuza cyane n'abantu baho ubona ari abantu bari so quiet somehow so relaxing I prefer to be here so mu by'ukuri impamvu nyamukuru y'uyu muhuro ni ukugira ngo ngeze igitekerezo cyanjye gusa hari ibintu twari twarigeze kuvugaho mbere ariko kubera impamvu runaka imwe n'iyindi bituma tudakomeza ngeze urazimira ndakubura burundu nahamagara nimero wa mukobwa ngo nimero kompoze ngo nepa n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ndakubura bituma ibyo twakoze bidakunda ariko uyu niwo mwanya kugira ngo tuganire byatumye gahunda twari dufite zisa n'izihagazemo ariko iki ni cyo gihe kugira ngo tumuganire ubundi tugire n'icyo twemeranya tukabona ko noneho twongeye gusubirana uko twahoze so nk'uko ubireba rero mu by'ukuri rimwe umuntu arahindutse umuntu arashaje mba njyenyine ari nacyo cyatumye nguhamagara kugira ngo nta mudamu ufite sinzi ko ufite yesu kristo twese twaratinze nanjye ntabwo shuwa ivete rero kubera izo mpamvu zose unyemereye ntabwo iyo bigenze nka bya bindi bigeze mu ngubu batera amavi mbwire muke ariko mu by'ukuri ndifuza ko wambera umufasha ukaza tukibanira ugashira mbese ukamfasha kugira aho ntageze urabizi kuva twarakundanye twanga kubana n'ibyaba tukajya turaburana none ubu ngubu tuburana ndishimye none igisubizo ni yego urumva ntabyangana none ni ukuri merci beaucoup ntabwo nabyegispektingaga ngo mbe confirmed ko ibyo bintu biri buze kwemera ariko ubwo byemeye ndumva igisigaye ni mu rugo